arambwiye ati uzatobare udutumirire umwe basi mu bantu babanaga ubuzima bwa buri munsi cyangwa se babandi bakirijwe hamwe. Gufungwaho arafunzwe. Hige ntiyakijijwe, hige turamubona, hige turamuzi, donc ukabona abantu barakibaza kuri kiri muri bya bindi. No kubera iki? Kuvuga abantu bagenda babivuga. Kuko nzi neza ko abantu nibaza kukabona videographer ze kukamfatira baraza kukibazaho. Byo byibazeho ni ibyabo birabasha nkuko mu ndege avuga ngo birabasha. Ariko se yige cyangwa ni kuki ukunda kunyibazaho cyane. Hoya ni ibintu babitangaje. Nanjye maze tuziranye karantangaje. Ndakabona rwose nkatangara. Biriko no kumuco wakoreka. Ngiye nimba reze narakunze abakongomani nzabizire. Nanafashe umuco w'abakongomani nzabizire. Niki kiganza cyawe. Kukimara nkazi birasaba iki? Kiburyo. Ariko nibuze kutatubeshya. Manyize naho bebigezaho navuga ko n'urupfu rwa rurema. Ushaka kwiyahura? Oya. Ari ngiye gupfa buragato. Imana ikinga. Imana ikinga ukuboko. Icyo kintu nakivuga. Je nta kintu nta mu bantu bagiye kumurega simbamo. N'abana mureze ubwo wasanga ari abana atari twebwe. Ubwo baza no gukora iperereza muri twebwe. Kuki se bagiye gukora iperereza kuri we? Twege niba tuziho. Sinagize mbona amagambo azamu. Uko ubajije gutya ngo nta amagambo azamuka byaba ari byari filime rero. Ubwo wasanga hari indi party igiye gukurikiraho. Giye wako mubonamo ngo umuntu yituga gutya cyangwa. Ariko mwarayikinnye koko. Ntabyo nzi. Sandrine mbaraga ko tuma nzimura. Shayike nukuri kw'Imana mwadukiniye filime kiriya gihe. Tukabanje gukinira y'ubuzima bwacu. Sha mwarayikinnye pe. Twakinnye filime y'ubuzima. Mwakinnye ama episode. Ntago zirarangiye ziracyakomeza. Hazaza n'izindi. Ubu turacyari gushaka turacyakondeka script. Hanyuma se naherutse hari abari kujya hanze muri mwebwe. Yego. Ngira ngo nawe wabigize ko imbwira tubungewe rwose ngiye kuzifatira rutema ikirere n'igendere. Byaje kurangira biti. Igano kansetsa ati visa niyo tike. Visa niyo tike. Nano kagetsetsa. Atari visa niyo tike. Ntabyo mba nibuka. Ntabyo bawizi. Ntabyo mba nizerega se naba narize ikigoroba nkabimenya. Kareko. Ariko bakivuga deni disi. Navuga ngo ruriya rugendo rwo kuba mwajya kuri kamera since day one. Wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu gutyo. Hari byinshi mwari mwiteze. Ariko birangira ibyo mwiteze mutabibonye. Ni iki kintu wari witeze nkayige bikarangira giferinze utabonye icyo wifuzaga kuzabona cyangwa se wari warishyizemo. Tuvugubonye nk'agakwito gatambutse ku muhanda. Urabizi yuko uvuga ati ufite umubyeyi. Yego. Ngati tukanamubwira ati rwose ukari agafoto kakamwoheje kamwe ati kana gakwito rakabona ute. Ati ni sawa none se ko bari bambwiye ko ari 10 akuntu wama nka 10 nkakagura. Kugize utya bunyine sinaguri kubyumva. Biraba bya bindi nkuko ubushize atubwiye mu kiganiro uti hari inkunga yacu yagiye iribwa. None hari zo tutabonye zuzuye. Ese nyuma mwabwirwaga n'iki ko ayo mafaranga yariwe? Niyo mpamvu mwabonye ati inyungu twaye twiteze ntizibonetse buri wese yigira iwabo. None buri wese yagiye akatibuza iwabo utagira iwabo akajya kwikodeshereza yishakira ubuzima. None ndakubeshya. Muri bacyo mwarahiye. Yego. Gushya gusa ahubwo twarakongotse. Nzatinya kubivuga ko nta wungaburira saa n'ejo. N'urugero ugasangana narenga. Ashobora kubivuga ku mwabo ku mutima akakubwira ati buse ndabikubwira ngo bikumarire iki twarariye twaramaze. Unose ndabikubwira ko twarira uranda sase. Nayo bigenda se ngo mufate kumurasi. Nimba yariye mpamvu yarariye nakazi ke. Hanyuma wowe ayo watubwiye wabonye wayakoresheje. Cyane nakoresheje ibyo nari ngende nashakaga. Ariko nta mushinga wakoze. Umushinga nashatse kuwukora mbona amafaranga mbanye make. Njya mu bindi. Wakoresheje iki? Nagiye kuguramo imyenda style zanjye. Uzo nayo ndakubeshya nagiye muri style ndigurira. Amafaranga ndayakoresha. Cyako sibyo duhena naguze nkatunga nato tubibugesera. Ntago tuba hano muri Kigali. Kandi rero wambwiye ko ari ingurube. Ingurube nazivuyemo nazigurishije. Buri ngubira nari nzifite nyuma naje kuzigurisha. Naje gusanga bitavamo. Nigurira duhera 8 babarira.
babari none Kigali wese agomba kwimenya none kumenya ko ari ukubiza ari kugenda waraye ariko narakuyemo akarenge kawe sinkubeshye ariko narakuyemo akarenge ubwo komamba ni narakuyemo akarenge kera iyo nza kumenya ari ku filime bari gukinwa. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze muherere mu mande zose z'isi mbasuhuza bari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi kundi, ndetse comment zanyu ni ingenzi. Mbabwira ngo ushaka imodoka nziza wagana Swatasi Limited, ndetse navuga ngo umwihariko bafite uguze imodoka ukayigurayo bayiha akazi, bamara kuyakazi buri kwezi bakajya bakwishyura kuri konti yawe rwose wicariye witurije, ndetse akarusho bakagwa 60%. Urumva ko rero ari agahebuzo, ari ibintu byiza cyane. Turi kumwe n'umutumirwa wacu rero, akaba yitwa Ige Nyirinkwaye. Nzi neza ko yaramaze igihe atagera hano iwacu, agiye kutubwira amakuru ukameze uko ubuzima buhagaze. Mukurikira iki kiganiro, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Meze gute? Meze neza. Iminsi myinshi cyane. Shasi cyane. Wari waragiye hehe? Manibereye mu rugo. Ko wabuze cyane? No gutuza. No gutuza. Gira ikintu ubanza kubwira abantu bakurikiye nawe bagukurikiye bari bagukumbuye. Ya ikintu nababwira ndabaramutsa. Amahoro y'Imana kuri bose. Kandi ndizera ko abemwe na bamwe bari bankumbuye, ko nigeze kubona message yawe rimwe ugeze umbwira ngo ari abantu bankumbuye mu GASARO, kandi nabo ndabaramukije. Ibindi biracyaza mu nzira. Biracyaza. Amakuru yo gusenga se muri iyi minsi bihagaze bite? Ya bimeze neza nta kibazo. Useruka gusenga Ige kandi nutubeshye. Nari maze igihe kubera ko ngira ikibazo cyo kurwara ibifu cyane. Nari maze iminsi ntari kujya gusenga kubera nari maze igihe ndwaye. Pole sana. Hanyuma hari amakuru twumvishe cyangwa se benshi barayumvishije, abandi barambwira ati uzatubabarire udutumirire Yige atubwire ise bimeze bite, byagenze bite. Uwo mwasenganaga ari we Jean de Dieu ati yarafunzwe. Ise byagenze bite ku buno munsi mwebwe muri hanze mu buzima busanzwe, ariko uyu munsi arafunzwe. Benshi ndetse barambwiye ati uzatubabarire udutumirire umwe basi mu bantu babanaga ubuzima bwa buri munsi, cyangwa se babandi bakirijwe hamwe. Gufungwaho arafunzwe. Ntago wamenya ngo yafungiwe iki, ko ntago buryo umuntu ntago wamenya ikintu afungiwe, ko twagiye kumva twumva ngo arafunzwe. Twije twakoze dushaka kuzajya kureba tumubaze icyo afungiwe icyo ari cyo. Ucyumva iyo nkuru byari ryari? Hashize igihe ko buryo umuntu yo muri kumwe mu rugendo kumva umwavuyemo urumva abameze nk'ushaka kubaca intege. Yego. Ariko mwebwe mwakomeza. Yego. Hanyuma tubwire ucyumva iyo nkuru wiyumvishe gute, kuba wa muntu mwari muri rwa rugendo bisa naho ari urwo gukizwa murabatizwa, hanyuma nyuma mukumva ngo harafunzwe, byo muba byakire gute nka Yige? Ni ibintu bibaho ko nukubabara nyine umuntu arababara, nyine twumvishe nyine ducitse intege, turavuga se mugenzi wacu bite, yakoze iki, nyine umuntu arababara. Umuntu akavuga ati basi zamworohereze ntibazamufunga bamumanure cyane cyangwa bamukatire, bazamworeze bamuhe basi nk'iminsi 30 ahita bamusohora. Kuna n'ubu twacyategereje ko tureba ko 30 jours bamuhaye, ku ya mbere yarashize. Dutegereje kumva nimba bazamusohora cyangwa bazamumanura. Ntabwo tuzi ngo afungiwe iki, nicyo kintu turi kwibaza. Yego. None se kugeza isaha kubera iki nk'abantu babanye muri bwa buzima mutagize navuga ngo umuhate wo kujya kumusura mumenye se byagenze bite, uyu munsi arafunzwe se impamvu ni yihe, mbese namwe mucukumbure nk'abantu barabavandimwe bene ko navuga. Kwako twese ntabwo turi ahantu hamwe, bamwe twatse dutatana twese buri wese ari wabo. Urabona kujya gucukumbura, ushobora kugenda nkacukumbura ayo makuru bampaye simenye ko ari nyayo y'ukuri, ugasanga ahubwo wa wundi we agezeyo arayacukumbuye nawe bamubwiye ibindi. Twese twahuriza hamwe buri wese ugasanga ari kwivugira ibye. Tuvuge ikintu twavuze tuzajya kumusura. Hanyuma Yige tumenye icyo afungiwe neza, icyo kuri tunamenye ngo ese afungiwe iki, cyangwa se
hariya mu rwego ntago ndi bujye kure cyangwa se nce ku ruhande mu makuru nagiye numva mu bantu cyangwa se muri rubanda birashoboka ko ari byo cyangwa se ari n'ibihuha njye ntago nabyemeza 100% cyangwa se nawe ushobora kuba warayumvishije numvishije ko ashobora kuba afungiwe urumogi sinzi niba nawe warabyumvishije cyangwa se nawe warabyumvishe nkuko nanjye nabyumvishe mu bantu sinabihamya neza kuko warabyumvishe cyangwa ntiwabyumvishe ntabwo nagize byumva kuko abantu burya buri wese avuga icyo ashaka n'abantu nabo si beza burya ushobora kuza nkakubeshyera nshaka no kuruzana nkaruta iwawe kugira ngo bagufunge kugira ngo nishime ko abantu nabo burya abantu ni mugari ariko nekereza ko burya iperereza ribayeho iyo umuntu arengana turabizi ko leta ntago irenganya iyo umuntu koko barutaye iwawe ndatekereza ko weho ngiye kenshi sinkunda gukurikira amakuru ye cyane kuko nuza ari wa muntu mwasenganaga mwabanaga aho yabaga ku Gisozi nka Gikondo ariko mwahoranaga musengana rimwe na rimwe nabwo kandi ari atazaga akaza ariko yumvishe ngo tugiye nko bagiye nko kutwerekana cyangwa se nk'ikintu bashaka kutubwira turi nka rusange nubwo yazaga ariko rimwe na rimwe ntabwo akundaga kuza agiye amanga nk'ibyumweru nka 3 ataraza n'ukwezi agiye bivuge ko rero igihe twabamanaga kuri kamera rimwe na rimwe mwabaga muri kumwe atari cyane mwahuraga nk'uko twebwe twabibonaga nicyo ushatse kuvuga rimwe na rimwe ubundi akenshi ntabwo twahuranaga iyo azi ko turi imbere kamera yarazaga rimwe azi ko atari kuri kamera ntabwo yazaga hanyuma yige navuga ngo biramutse koko ibikekwa cyangwa se ibivugwa musanze ari ukuri wa muntu navuga ngo mwabanaga muri rwa rugendo mukava ku rugendo rumwe mukajya ku rundi nkuko mwabitweretse mugasanga ibyo bintu ari ukuri mwakiyumva gute ya nama imwe navuga ngo mwari kumwe uyu munsi noneho ubuse we n'ubyumva ko umuntu yababara umuntu yababara byataje hanyuma ngiye ndakubaza ibibazo byinshi abantu babibazaho muri iyi minsi nabwo hari umuntu twakoranye ikiganiro haravuga ati bayige rwose na n'uyu munsi ngenda byemeza ko batakijijwe ubundi kubera icyo abantu batekereza ko mutakijijwe kugeza n'uyu munsi njya mbona comment iyo twakoranye ikiganiro ati yige ntiyakijijwe yige turamubona yige turamuzi donc ukabona abantu barakibaza kuri kiri muri bya bindi no kubera iki erega buri muntu wese avuga ibyo ashaka none se azi umutima wanjye hasaza reba umutima wanjye nimba ari Imana hasaza ndebera umutima aho yigeze afatira se ahubwo kuko babivuze amafoto bazayerekana sibyo umuntu bivuga gutyo wivuga gutyo ayo magambo uvuga ngo iki kingo sinakijijwe aho mba ndahazi kuko yumva ko mba muri Gikondo oya ashaka ko ari umuturanyi wawe cyane umuntu muziranye nabyo birashoboka nta wamenya umuturanyi se abaturanyi banjye bose ubu nambona ambona nabwo kandi ryarese gake cyane gashoboka ubundi sinyapfa kwiyerekana ku manywa akimba nibere ndi mu rugo sibye ku cyumweru ngo ngiye gusenga kandi nabwo kandi sinsingira hano kuri nsengera hafi aho nzi wako ndavuga ati buri gihe cyo ntago umuntu umufuka wose uba uri tayari hagiye rimwe n'imwe umuntu aba yakubiswe nkasengera hano hafi aho nzi hari urusengero narwo rw'abangirikani ajya kuhasengera nava mwitarangira mu ngo nkiryamira n'ubu uri kuvuga gutyo sinzi icyo abashaka ubwo afite impamvu uriya sinzi icyo ashaka bashaka ko bazamwubakira etaje hanyuma aricyo ndibwibaze akantu kari ku kuguru kwawe ko kavuze iki nta kantu gasanzwe kuko ndabona ari akantu ka GASARO rimwe na rimwe tuzi ku bakobwa ariko ndabona uyu munsi umuntu bitayige nawe kukagura kambaye sinambaye ku maboko ni ibintu bisanzwe nyine kavuze iki nta ni nkuko wambara shenite mu ijosi gurumete kuboko ese yige wabonye umuhungu wambara aka kantu niko ngiye biterwa n'iki umuntu akunda ariko burya sure yes nkuko ushobora kubyuka mu gitondo ukavuga ati ngiye umunsi ndanywa icyayi cy'amata yego undi akakubwira ati ngiye uyu munsi ndabyuka hakabaho undi nawe ushobora kuvuga ati ngiye ndanywa icyayi igikoma cy'amasaka ya rutuku buri wese afite icyo akunda rero mu buryo bushaka kubreminga umuntu please nagarukira ntago ndi kukubreminga ndi kuvuga abantu bagenda babivuga kuko nzi neza ko abantu nibaza kukabona videographer ze kukamfatira baraza kukibazaho byo babyibazeho ni ibyabo birabasha nkuko mu ndege avuga ngo birabasha ariko se yige cyangwa ni kuki ukunda kunyibazaho cyane hoya ni ibintu babitangaje nanjye maze tuziranye karantangaje ndakabona rwose nkatangara nkibaza ese ni ibintu bisanzwe yambaye akantu ku kuguru
musego kambara nta cyo bitwara abantu benshi nzi benshi nta muhungu ugenda mbona ukambara kibiri ko ikibazo niko nambaye akamasaro nabundi abandi bambara utundi tutu plastique bambara abahungu muri comment baraza kutubwira pe bako nagiye nabaye mu gihugu cyo hanze cyane muri Kongo nabonaga abakongomani batwambara urangije wita ufata umuco wawe buri ko no umuco wako reko ngiye nimba retse narakunze abakongomani nzabizire narafashe umuco w'abakongomani nzabizire ati niba nakunze abakongomani none niba narakunze abakongomani nzabizire se ntago nabizira kandi n'ubwo niko ubune nayifite gahunda gusubira muri Kongo nkajya kwishakishiriza ubuzima n'ibintu bari gukorera bene wacu niko nyine iki kibazo ndi kubwira nicyo habaye ikibazo hariya ubu niba atari ikibazo kiba kiri sharu rwose kwa mbere ari gucaho nabiye ngenda nkirangura ibitenge nkaza nkabiranguza ina ufite yo famille oya mfite abashite banye babaye bo bakubwira no ko uyu munsi ubuzima buhagaze gute abariyo so bamwe barahunze bamwe baragiye barahunze bari Bukavu yego hanyuma hari abandi bari buze kwibaza ku misatsi atese yige duheruka yiyogoshesha uyu munsi turabona nzajya mpora ndi rupara sha ntago ndi imfungwa kareka imfungwa nizo ziburirwa bogosha nizo zihora ziparangwa zifite uruhara ngiye ntago ndi imfungwa hanyuma bari buze kubyibazaho babyibaze ibyo birabareba ese ko mbona uyu munsi warakaye oya uyu munsi ndabona yige noneho yiga atari wawe ndige tumenyereye ndabona n'undi mu yige kabisa wancanze none aho bigeze ibintu byose birabareba none nimba mfite icyo nkunda se nimba bumva ko ubukijijwe bagomba guhora ari rupara bumva ko abantu bose bagomba kuba bakijijwe bose bagomba kuba rupara na pasiteri abafite umusatsi ku mutwe yego afite akanatere ku ruhande karaho ngakara nimba narashyizeho penke yanjye ni penke ni penke yanjye nyine nubu niko ndaza kuva hano njya muri salo gukoresha retushe hanyuma yige rimwe na rimwe hari abantu bajya batekereza ko kuba yige yari wa muntu wahahise uyu munsi adashobora guhinduka cyangwa se atigeze ahinduka ndetse ndabyibuka ko ubushize dukorana ikiganiro ngira ngo comment wagiye uzisoma abana ati yo nukuri rwose yige mwimugora aracyari agakobwa yige mwimugora aracyari wa wundi ndetse n'umumama wanyandikira arambwira ati yige koko nimba yubaha Imana nimba atinya Imana tuzamutubwirire adufasha avuga uti nukuri kw'Imana ngewe dore manitse ikiganza cyanjye cy'iburyo narakijijwe ese kubivuga biba bitwaye nababwiye ko narakijijwe hari ikindi yige manika ikiganza cyawe kukimanika se birasaba iki cy'iburyo ariko nibuze kutatubeshya manika ikiganza ukaba uri kutubeshya babeshyere kise ninyemera se ndandi ufatira idarapo kugira ngo mbemeze mbabwira ati ngena narakijijwe ariko burya ngiye kurahira se kugira ngo mfate idarapo kayeka ntabwo ngiye gusezerana ntawe ujye gusezerana ijambo ry'Imana riratinyitse kurenza twebwe ndabizi ko ritinyitse twebwe ushobora wenda kuza ukavuga ngo ngewe nka yige narakijijwe n'urugero sindi kukujajinga ariko bikaba byagorana kuba bavuga ngo nukuri kw'Imana dore manitse ikiganza ko ngiye yige nakijijwe kuko Imana mu ijuru iri kukureba twebwe nk'abantu ukaba waza ukatubwira uti ukuri kwanjye nuku ariko imbere y'Imana hakaba hari ukundi kuri Imana ibona akaba wanavuga uti njyaho kugira ngo mbe nakinisha Imana reka ibi bintu byihorere ndeke kwirwa manika ikiganza cyanjye wa mugani ndahira mu binyoma jewe ndababwira ko narakijijwe ikindi bashaka kintu kumanikira ikiganza tubwira uti ngewe yige narakijijwe n'ukuri kw'Imana nakubwiye kukimanika ntago ari ngombwa mu cyambere n'umunwa muri make utinya Imana none se mu udatinya Imana ariko iyo uyitinya mukuri ushobora kuba mvuga ngo ngewe yige ndatinya sibyo yego ndayitinya pe kuko n'ubundi nta muntu udatinya Imana kuri se Nyagasani reka nkwibarize oya nanjye kamubaze Sandrine hari umuntu udatinya Imana se barahari nyine ariko kudatinya Imana si ubwenge n'ubupfapfa none uvuga ko twese abantu bose batinya Imana n'ibipfapfa ntago unyumvishe neza ndavuze ngo kudatinya Imana ni ubupfapfa kutayitinya ariko hari abantu kubwira ngo Imana ntibaho ntabwo icyo wumva se bameze gutyo abo ngabo navuga ngo nabaye abantu ntabwo urabyumva se umuntu kutinyuka kuvuga ngo ngiye ngo Imana sinyemera cyangwa Imana sibaho barahari benshi none se nyine ariko Imana ndayemera rero niyo mpamvu nayitinya nanone kuko hari ibyo igindi nkorera nkavuga ati Imana ibaho hagiye inkorera byinshi cyane nkabona ko
ko Imana ibaho. Umuntu aragenda uvuga ko Imana itabaho, shawo ngo wa mugani wawe ni igipfapfa. Kuko ntago aba arahura na risk. Iyo utarahura na risk ikuremereye, wese ni risk ugize gura nayo ikakuremerera yige babarira ikuremereye cyane irahari. Ntago rero kujya kuvuga kuri radio cyangwa se kuri televiziyo iteye ubwoba. Manyize naho bebigezaho navuga ko n'urupfu rwawe rurimo. Ushaka kwiyahura? Oya. Nari ngiye gupfa bura gato. Imana ikinga. Imana ikinga ukuboko. Ko byari bikomeye. Niyo mpamvu yajya mbwira ati Imana ibaho. Kuko na nyuma yaho nagiye mbona byinshi cyane. Byinshi bishoboka. Nagiye mbona agiye nkingira rimwe na rimwe. Niyo mpamvu mvuga ati Imana ibaho. Umuntu uvuga ko Imana itabaho nta mugani wawe ni igipfapfa. Ranza cyabisubira ni igipfapfa. Kuko nari ngeze ku musozo neza, haburaga akantu gato cyane. Hanyuma urokoka guturwa urupfu rero. Yewe ni nkaho sinavuga gute kururokoka. Ni nkuko Imana yatumye umuntu akaza yitambikamo hagati. Aramfata arahankura arambwira ati iruka. Yego. Nuko narucitse. Hanyuma uyu munsi ntihari babantu nkuko watubwiye ko wakijijwe nkawe yige wabitubwiye bakikuyoberaho. Baracyaza na n'ubu. Hari n'abamamagara kuri telefone niyo mpamvu wabonye narahinduye nimero. Nyangera ko shagaze 8 narikuyeho. Bunda gukoresha iriya wabonye naguhamagazaga. Ntago abantu benshi bayizi. Yego. Bya bintu ntago biba byoroshye. Ntago byoroshye. Twabivuyemo tuvuga ati ni ibintu ntago bizakomera. Kumbe niho bitangiye sasa gukomera. Kuko na n'ubu yari njye mbanice nko mu rugo nkajya kubona nkabona nkumva umuntu arakomanze ngatambwira umukozi ngende ngiye kureba umuntu ngo barashaka wowe. Ninde n'umukobwa n'umuhungu n'umupapa n'igiti n'umumama ngo n'umusore. Akaza kubwira iki? Araza akambwira ati biti ni byiza makuru ati nge narakunye numva ndakwikundiye atanakuzi namwe se wambonye he gutunye nkureba gutya ngo muri quartier cyangwa se uri nko ku muhanda namwe se kumanywa nijoro ngamanywa namwe aranga wibeshye ntabwo ari giye wabonye ahubwo n'umuntu wakurangiye hano kintu mbwire ko yibeshye uje se kureba nde unje kureba umuntu bita ige kandi ige ni wowe namwe namwe ati ndabizi ko ari giyewe none ati siko nagukunze wamanemera zawe nkamwe na telefone mfite ngo kandi narakunye kuri social media namwe wambonye niho hano wamenyeye sasa ngo ngo no mu muhanda nakubonaga sometime kera ariko nkagutinya kubera ko nabona uri umukobwa ariko ubu ngubu birasaba ngo kuba ko nta muntu apfa kubimenya namwe burya ahantu hose biramenyekana aho wakwinjira hose iyo usohotse umuntu arakubona namwe ati rero sha wibeshye ntabwo ibyo bintu bigenderamo nabivuyemo. Hanyuma nakoranye ikiganiro n'umuntu bita Tayira ambwira uburyo ki mwamuteje RIB. Twamuteje RIB turabangamiwe nuko no muntu akomeza agenda avuga ngo ntitwakijijwe kandi twe twarakijijwe ngo wari twamuteje RIB se donc mutanga ikirego ko mubangamiwe. Hanyuma RIB baramuhamagara ndavuga mu magambo we yivugiye aragenda aritaba arabazwa arasubiza nyuma yaho amenya mu bantu bamureze uyimva ko ari twebwe twamureze amenya amakuru ko bamwe muri mwe mwagiye muvuga uti twebwe turabangamiwe kandi koko byaye n'uburenganzira bwanyu. Icyo kintu nakivuye nta kintu nta mu bantu bagiye kumurega simbamo n'abana mureze ubwo wasanga ari abana atari twebwe kuko nimba bavuga ko twari twamubangamiraga ntabwo yatubangamiraga nta n'ikintu yaradutwaye pe nta n'umutima mubi yaduteye ahubwo we sinzi ibyo yikeka byo kuvuga ngo batuwe kumurega kuri RIB azaje kureba abantu bamureze kuri RIB ntabwo ari twebwe azagenda abaza iyo RIB yamuhamagaye abaza amazina abantu banditse abiswa kuri RIB hageze bandika amazina yawe yurega ariko RIB bika makuru ntago muri investigation bajya kugwa report ngo byagenze gutya na gutya wamureze azagenda yitabe
azamutegereza murebe munsi w'urukiko. Oya byararangiye kuko ntago ibintu by'inkiko byajemo da utagira ngo byafashe iyo ntera. We abajijwe hari ibyo ngo yabajijwe arataha. Ubwo rero ni kwa kundi umuntu bavuga ngo barikoringa. Nukuri shaka bikoringa. Kwikoringa ushatse kuvuga iki? Harihamagara muze mu nimba baramuhamagaye kuri RIB ubundi iyo bagwamagaye n'ubundi ubaza no gukora iperereza muri twebwe. Kuki se bagiye gukora iperereza kuri we tuge niba tuziho kandi twe twateze ikirego. Ahubwo azarebe neza, azabanza ashishoze neza, asubiremo neza, yicare neza, maze atekereze neza kabiri. Abanza ashishoze neza kuko mu bantu bamureze ntango twe turimo. Yego bana twavuye kwa shangaza ntango twamureze nta nicyo tunamubaza. Yego ko twese mu buzima bwacu busanzwe bwo hanze. Hanyuma mukanya twe kuganirura uri kumbwira uti shangazi ntiduherukana, tukibaze se ni wa mu mama wabakuye, navuga ngo nkuko mubivuga muri ya mico abajyana mu bundi buzima bushyashya. None kubera iki uyu munsi ibyo bintu hari ibyo twabonaga, navuga ngo amashusho twabonaga yige uyu munsi yakijijwe babatijwe gutya na gutya, mbese hari muvoma twabonaga. Ese byaje kurangira bite bituma uno munsi noneho tutakibona bya bintu cyangwa se iya image twabonaga mbere tutakibona? Burya umuntu ufite impamvu, burya iyo umuntu avuze ngo aragiye yakore kweka ko bwa ngo ngaho bugiye mu rugo bumva ko nta kiri gukurikiraho kindi. So ngiye kuvugana nawe turavugana bisanzwe, akambaza amakuru yanjye, akambaza amakuru ya mu rugo bikarangira. Kuko ibi nta bintu byinshi nyamvugana nawe cyane. Kuko kubera iki rero kandi ari babakuye muri bwa buzima? Ese kuko ugiye duherukana kuvugana twavuganye mbere ka Rwanda twigeze gukorana. Ese bimwe wadutangarije ntibyaba none ariko kuri bikaba byarabyaye ikindi kintu twebwe tutamenya uno munsi? Burya umuntu n'ubu ufite impamvu ngiye burana nabikubwiraga nzi yuko tukiri kumwe. Yego kuko numva ko tukiri kumwe nta kibazo. Sometime rero ngiye kumva numva ngo byaranahindutse. Kuko nanjye nagiye kumva nabajije nimba ari Claude, ni Claude nabajije ndamwe se bimeze bite byo kwa shangazi ngo gukomana ngo wacyabiririmba ngo byararangiye. Ndahamuga byarangiye gute se ko mutatubwiye? Ntabwo nize mbona amagambo azamuka kuko ni filime irangira ukajya kubona amagambo arazamutse amazina y'abantu ko ntabyo nigeze mbona. Yari filime sinize mbona amagambo azamuka uko ubajije gutya nta amagambo azamuka byaba ari byari filime. Rero ubwo wasanga hari indi party igiye gukurikiraho episode igiye gukurikiraho tutazi. Igice cya mbere cyarangiye mugiye kutuzaduha icya kabiri, wasanga ari cyo kigiye kugaruka. None se nkubwire ngo iki nose ko sinigeze mbona filime irangira ngo amagambo azamuka. Reka uransekeje ati sinabonye filime irangira rwose. Ngiye ko mubonamo ngo umuntu yituga guri cyangwa ariko mwarayikinnye koko. Ntabyo nzi. Sandrine mbaraga ko tuma nzimura. Shayike nukuri kw'Imana mwadukiniye filime kiriya gihe. Twabanje gukinira y'ubuzima bwacu. Sha mwarayikinnye pe. Mwakinnye ama episode ntago zirarangiye ziracyakomeza. Hazaza n'izindi ubu turacyari gushaka turacyakandika script. Hanyuma se naherutse hari abari kujya hanze muri mwebwe. Yego ngira ngo nawe wabigize ko imbwira tubungewe rwose ngiye kuzifatira rutema ikirere n'igendere. Byaje kurangira biti? Burya nabonye abatera nkunga babonye ko nsenga bifuza kuzanyitwarira. Byaje kurangira biti? Burya abantu bari hanze bari abadiaspora ntago ngiye kuvuga ngo abadiaspora bose ni bamwe. Erega burya nkuko bavuga ngo umukobwa umwe atukisha bose, ni nkuko umuhungu umwe bavuga ngo abahungu bose ni ibirara, harimo bamwe b'ibirara n'abandi batari ibirara. So rero ntago wamenya ngo uko byagenze ni kuteranye sinabonye nanjye sinzi uko byagenze, najya kumva numva ngo byarahagaze. Ndavuga se byagenze bite? Passport ari maze kuyibona nta kibazo, cyo nari nsigaje kubona ni visa yonyine yari yaburaga nta nitike muri bitangiza visa se tike byashoboka. Igano kansetsa ati visa niyo tike. Visa niyo tike. Sano kajetsetsa. Atari visa siyo tike. Ntabyo mba nibuka. Ntabyo bawizi. Ntabyo mba nizerega se naba narize ikigoroba nkabimenya. Kareka.
ariko bamukivuga deni disi deni yagiye hehe deni yaratakaye hanyuma birangira rero utagiye hanze so byarangiye ntanagiye kuko nahise ndi gupanga kujya ndi kwipangira kwigira muri Kongo kujya kwishakira ibitenge birangira nabyo bipfuye umuntu nari ntegereje sinamubonye nari ntegereje kubona ko anzanira ibyo nari namusabye namusabaga ko yambonera igipapuro cyabona nuzi ibyangombwa byo kuba nakwambuka cyangwa cyahariye Gisenyi kuko ibyo nashakaga sinari nabibonye byuzuye uko barambwiraga ngo ningenda ngo nkerekana ipasiporo ko ari iyi na Kigali ntago batuma ibitenge byambukana kora cyangwa ngo mbone icyangombwa cyahariya tembona gushaka njyayo musangeyo ninanyiza itengera gute mbona kubyo nabona passport ya hariya cyangwa se laissez passer hanyuma yige navuga ngo ruriya rugendo rwo kuba mwajya kuri kamera since day one wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu gutyo hari byinshi mwari mwiteze ariko birangira ibyo mwiteze mutabibonye ni nk'icyo kintu wari witeze nka Yige bikarangira giferinze utabonye icyo wifuzaga kuzabona cyangwa se wari warishyizemo icyo ikintu nifuzaga muri biriya ibintu navugaga ngo ngewe nyine ikintu nari nitezeho numvaga ko hari ikintu kigiye kuza kimpindura ku buryo umuntu yakora amaboko mu mufuka agakora bimwe nkajya mbona biri kuyonga nk'isabune nka buji nka bimwe ntazi iyo biva niyo bijya rimwe twatashye undi mwanya twagarutse kabona rimwe ntazi iyo biva filime yanyu yarirenze rero ndangije rero nabonaga rimwe tukaza kuri kamera undi mwanya tukayivaho byagezeho nkajya numva noneho kamera ndayanze ayiye banambwira ngo ninze kuri kamera nkabwira no nkanabahakanira Yige tukiraho sorry gato muri mwebwe cyangwa se mu bari muri kariya gace hari bamwe ngo kujya bagaragare kuri kamera babanzaga kwishyurwa nibyo sibyo aho ngaho ndabivuga ndanabikikipe aho ndabihagazeho n'amaguru yombi reka byo kuvuga ngo umuntu agiyeho ngo aze kuri kamera kuko babanze bamwishyure oya niyo banavuga ngo niyo yajyaga kuduha twese duhiga hamwe kavuga ati mwebwe twakoze ikiganiro reka mbagure fanta mwakeneye cyangwa se reka mbaye tike tutahe igihe twaba tuvuga ngo tutashye mu rugo igihe turi hariya ati reka mbagure amayinite mwese mbagure amayinite twese dufite amatelefone ya smart reka mbagure amayinite mugiye kuri WhatsApp kugira ngo mutarambirwa cyangwa igihe mugitegereje ibyo mu gikoni nta muntu bigeze bishyura ngo kugira ngo ajye kuri kamera aho ngaho hoyo ariko mwebwe mwajyagaho muzi ko hari izindi nyungu zizaza twebwe twumvaga ko tugiye kubona iki umusaruro ariko umusaruro wayonze nk'isabune nase byarangiye nkuko mwatubwiraga mutubwira uti turabashimira diaspora turabashimira mwarakoze peti mwaduhaye amafaranga menshi twarayabonye turishima bamwe na bamwe niyo mpamvu bagiye kubashyira hariya ngo bagiye ngo bashyira hariya none se ko mwabonye mukishima mwayamajije ikirere so bamwe na bamwe nuko burya nishima ni nko kumena mu cyobo kituzura burya umuntu wari umenyereye kujya kwihigira kujya kumuha amafaranga rero ujya kumugenera hari ibintu bitavamo none se Yige uravuze ngo kukugenera none ko mwahabwaga amafaranga y'ubuntu tuvugisha ukuri burya ari niba arabwaga amafaranga y'ubuntu wagira ngo mwebwe musabe ngo muduhe n'urugero 500 cyangwa 300 cyangwa oya si kuvuga ngo 500 cyangwa se miliyoni yego hari igihe waba uri mu rugo sibyo hari igihe waba uri nko mu rugo tuvugubonye nk'agakwito gatambutse ku muhanda urabizi yuko uvuga ati ufite umubyeyi yego ngati tukanamubwira ati rwose ukari agafoto kakamwoheje kamwate kandi agakwito rakabona uti ati ni sawa none se ko bari bambwiye ko ari 10 akuntu bama nka 10 nkakagura kugize utya bunyine sinaguri kubyumva bikarangira uyabonye utayabonye yego komana ejo ejo batubwira ati ejo mwihangane ubu nta mafaranga mfite
kandi muzi ko hari support yabonetse. Yego. Ubwo rero biraba bya bindi nkuko ubushize tubwiye mu kiganiro uti hari inkunga yacu yagiye iribwa. None hari zo tutabonye zuzuye. Ese nyuma mwabwirwaga n'iki ko ayo mafaranga yariwe? Amakuru mwayakoraga burya amakuru aragenda. Buriya nubwo abantu bavuga ngo turabasazi, ntabwo twarabasazi. Intumbero yabyo aho igana usanga rero bitavamo ko dufitemo maneko tunekera. Sure. Uko neza ikaduha amakuru ikaduhera rimwe ikagera ku gihe ikagera ku isaha. Tuza kumenya yuko rero mwari mwatoye maneko mugendeye ku ki? Tureba uko bihagaze. Niyo mpamvu mwabonye ati inyungu twari twiteze ntizibonetse buri wese yigira iwabo. Buri wese yagiye akatiza iwabo, utagira iwabo akajya kwikodeshereza yishakira ubuzima. None ndakubeshya. Muri make mwarahiye. Yego. Gushya gusa ahubwo twarakongotse. Nzatinya kubivuga ko nta wungaburira saa n'ejo. Ariko se mana yanjye n'ukuri ubuzima mbayo z'ubungu barabuzi. Ubayeho noneho wa mugani uyu munsi uri wa muntu navuga ngo wavuye mu kuba inareti nari mutinganye mbivamo njya mu gukizwa nanjye nzi ko ari inyungu nzabonamo ariko birangira inyungu nayikuyemo iri he uze kujya kwirirwa nikwiye ikarayi ibyo nishimiye atariko birangira za nyungu nari nkurikiye mu gukizwa ntazibonye ntazo nabonye none uyu munsi rero uba njya kwikwera ikarayi urumva atari ubusa simaniciye muri depo uvuga ati we hereza uramuna ikintu cyangwa nkabwira umuntu ati umva fata ibintu bijyane hirya hari umuntu ubikeneye hari umukiriya ubikeneye ubwo se narabibonye ubundi ngenda nkajya kwirirwa nikorera ntegereje uri bumubwira ati ngaho sinye hano dore unuze yabaye cyangwa rimwe nkajya buri munsi akambwira ati ejo nuzuze gukora ubwo se ejo nzabaho ese nyir'inzu we nimara 2 3 4 5 namwishyura bizamera bite nazansora akajugunya nka pubere se akanya n'induba hamwe ati ndabona induba ariho hakubereye genda ujye kwibera induba birababaje ariko biba byiza burya niba umuntu rero ko abantu bagenda bavuga ngo umuntu ntiyabivuye ngo yacyabirimo nibagabanya karindi nibategereze uzambonera nsoka muri rogi cyangwa se muri hotel azamfotore ahita yijyana azayikuzanira utuyikiraho ku karubana cyangwa azahita yishyiraho avuga ati do ariko kiriya ni ikintu navuga ngo kibera mu bwihisho ni hagati y'abantu babiri sinekereza ko uwo nguwo tuzaba turi kumwe mu buriri oya none se yagushyira hanze kandi ari shushu be sawa rero ubwo se urumva najya uwo nguwo ugiye kubivuga ubwo ngubwo ngo ndacyari muri ibyo ngibyo ubwo ni wa muntu ugifite ubujajwa mu kanwa aracyajajwa umuntu w'umugabo arajajwa ashaka kuba wenda ari n'umugore niba ari n'umugore hari umugore ukijajwa se ko ibyo bintu twabihebeye n'inka n'izicyabira mu biraro ngo umuntu ntuzajya kwabira umuntu usarabira cyangwa aravuga ni no kwabira si no kuvuga ariko disi byaguteye igikomere buriya n'umuntu ujya kwandika akavuga ngo hirya nacyari mu buribi ariko se bajya kumushinja icyaha wabanje ukareba wowe ku giti cyawe wowe nubwo utajya kuri social media ibyo ukora biranganitse yaba uri umusore waba uri umukobwa cyangwa uri umupapa cyangwa uri umumama jya ubanza urebe umutima wawe nimba mbere yo kujya gucira urubanza umuntu jya ubanza urebe njye nkunda kubabwira ati mbere kujya kubwira umuntu jya no gucira umuntu urubanza urugaragura rimwe ujye ubanza unarugaragure kabiri ururimi rwawe unarebe neza icyo ugiye kuvuga ese uwo ngiye kubwira ntabwo ibyo ngiye kumubwira ntabwo biri bumukomeretse dushobora kutamukomeretsa ariko gikomeza abandi mbere yo kujya kwandika cyangwa ujya kuvuga please jya ubanza utekereze kabiri nk'umuntu mukuru ntuzabe nk'umwana w'igitambambuga yego hanyuma yige hari ikintu ngiye kukubaza ikibazo urumva ibyo bintu wari witeze nta byabonetse byarangiye byanze na bagenzi bawe ndetse tuzi ko wenda nyuma byari kwa byiza abantu bishimye abana bagiye gukora business donc ubona ko rwa rugendo twabonye ku munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ukwezi kugashira amezi 2 amezi 3 ya filime wa mugani wawe twabonaga nitwabone ukwirangiye babyihoreye nitwabona ukirangiye niba ari the band wapfuye cyangwa se sina tipe ahubwo twavuze tipe tubana the band
ntitwamenya ngo umwe arapfuye sibyo none wa mugani wawe kubera iki byibuze Sandrine uzi ikintu nk'Imana impaye nk'imbaraga zo gufata nk'ikintu nkagikura kuri social media nafata nk'icano nk'eshatu nashatse kuvuga amazina yazo nkahita ngenda nkahera ku murongo nkasiba n'abagiye babibona bose nkabibasiba mu bwonko bagatangira bundi bushyashya kubera iki kuko hari ibintu byinshi bimwe na bimwe nagiye mbona nkajya mbona bishaka kunkomeretsa bimwe na bimwe nagiye mbona bishaka kunkomeretsa ariko nkabyirengagiza burya iyo utabaye muri sosiyete yo hasi ukazamuka ukaba nk'uruhinja utangira uri uruhinja baguterura bikagera ugakambakamba ugatangira kugendera ku ntebe utangira kumenya gutera intambwe ukava nk'aho ukagera hariya hirya uri umwana kugenda ukura iyo utabaye muri sosiyete yo hasi ubuzima bubi ngo bukwigisha ntabwo uba uri umuntu yego kandi nta muntu utaranyuze mu bikomeye hari abantu baba bataranabiciyemo ariko akagira ikintu cyitwa ikintu kimwe cyonyine kimwe cyamunaniye umunwa akumva ko nimba ataraciye mu buzima uririmba yaciye mu buzima akavuga ati paka ukagira ngo ari kudoda iribaya akayategera saa 4 za mu gitondo iminota nka 40 akaba arize kwidoda. Hanyuma nibyo nakubazaga waba regereye nuriya mama ukamubwira uti nubwo bitagenze neza ariko gutya na gutya ukamubwira ikikuri ku mutima kuko hari igihe abantu dukora amakosa ugasanga ngenda babaye ariko sinkubwiye ukuri ugasanga urambabaje ngewe sinkwegere ngabwiye ati yege wambabaje cyose warambabaje kumwegera se byaba bimariye iki nta kintu byamara nshobora no kumwegera namubaza hakansubiza ikindi ushobora no kumwegera ugasanga nkuko wenda mwiyumvisha ute amafaranga yacu yarariwe ugasanga wenda kuhaye detayi zigaragaza ko amafaranga atanariwe n'urugero ugasanga aranarengana ashobora kubivuga ku mwabo ku mutima akakubwira ati buse ndabikubwira ngo bikumarire iki twarariye twaramaze nose ndabikubwira ko twarariye urandasa se nayo kugenda se ngo mufate kumurase nimba yariye mpamvu yarariye nakazi ke. Hanyuma wowe ayo watubwiye wabonye wayakoresheje cyane nakoresheje ibyo nari nkindi nashakaga ariko nta mushinga wakoze umushinga nashatse kuwukora arambona amafaranga mbanye make njya mu bindi wakoresheje iki nagiye kuguramo imyenda style zanjye uza naho ndakubeshya nagiye muri style ndigurira amafaranga ndayakoresha cyako sibyo duhere naguze nkatunga he nato tubibugesera ntago tuba hano muri Kigali kandi rero wambwiye ko ari ingurube ingurube nazivuyemo nazigurishije ingurube nari nzifite nyuma naje kuzigurisha naje gusanga bitavamo niguriye duhere 8 babarira none Kigali wese agomba kwimenya none wose ujya kudusura Bugesera ahantu ziba ni kure none bigenda bite ikintu amakuru barayamba ikintu nkora kurese kari kwa shangazi wanje kwa mukiya papa wanje urumva rero muhaye ikintu ngakinderere ntago yabara kutakinderera rero n'ubwo abajyayo bama makuru bahambira ati tumaze kuba hejuru simaze kuba nziza nta kibazo zigeze ahantu heza. Hanyuma yige ni cyo kintu kugeza kuri uyu munsi wicuza bya bintu wagiyemo uravuga uti nzakuramo n'umusaruro ufatika birangira biflopinze reka mvuge iyo terme hanyuma nyuma uyu munsi hari igihe umuntu yicaka bati iyo nza kubimenya sinkubeshye Sandrine iyo nza kubimenya ko ari ukubibiza ari kugenda waraye ariko narakuyemo akarenge kawe sinkubeshye ariko narakuyemo akarenge ubwo komanda ni narakuyemo akarenge kera iyo nza kumenya ari ku filime bari gukinwa cyangwa gripe ariko urikunsetsa pe ariko narakuyemo akarenge wari kwigendera kirikare nese niki cyakubuza kugenda kandi ari byo wabonaga byase ko bagenzaga ibitangaza akanyaka k'ijuru riri hafi bakambwira ati dore ngiri ngaha nusimbukura turi manura none se nkubwire ngo nkubeshye rero kwa makanje karenge nari gukora makanje karenge nigumira buzima bunye nabagamo mbere aho hari aho nce bakambwira ati ngo dore wa muntu ngo yarakijijwe ngo ubwo iyo wimenye kwigumira mu gakino ngo byari kuba bimeze neza wimere neza wishimye ngo ariko
ngo ngaho reba waho uciye ugenda wikandagira. wabuze inamubura n'ibyuma. Ntabwo nabuze n'imishito kuzitunga kugira ngo nzotse bazirye. Sandrine amasara ageze. Ige nawe urumuti wamenye pe. Ntabwo ndi korogate. Uransekeje iri joro pe. Ati nabuze imishito. Nabuze imishito ngo nzitunge. Ibyuma byo narabibonye ariko aho kujya kubirike kuziba niyo kubaga narabibuze. Nagiye kubona mbona iri kubembera irantoroka. Yaranturutse iragenda none se mbigenze. Warahiye nyine ariko narahiye narakongotse. Wabyihore. Ubu aho nshobora kujya. Nakwibeshya gato. Natambuka. Bakakuvikira. Induru se n'intosho zikurikiyeho n'utudobo bamazemo icyumweru banyayemo turi aho ngaho. Reka duceke. Ubu ari ahantu nashobora gukandagiza ibirenge byanjye. Mu Rwanda dufite umutekano nta mutakanda. Ibyo ngibyo hari aho ntashobora gukandagiza. Burya hari umutekano ariko burya ushobora kubaca bakumenaho inkari zimaze icyumweru cyangwa ukwezi ibyumweru nka 2. Kubera iki? Kubera yuko byagenze kuriya nyine. Hari ahantu umuryango wawe bari bazi ko wakize byarangiye. Kuko bana barimo baravuga ati tugiye kuba abamiliyoneri, ubu tugiye kuba abakiri. Ubu yigajya kudukiza ubu ngubu mu minsi iri imbere tuya tumubwira ati bose twohereze nka 5 cyangwa se twohereze nka 25 dufite ibibazo. Ariko ubundi kureba natambukana nababwira ati bambaye nka 2 aho ngaho. Uyenda ujya kubwira nyoko. Ndahagaze ndamusanga aho namusize i Remera aho agaramye namushize. Bakanyihorera burya umuntu ngiye no gusaba umuntu biranangora. Ndavuga ko n'ubundi nararwambaye nyine urubwa nararwambaye. Ariko biba byiza bibye biba isomo kuri twese. Nimba n'undi muntu wari unabifite muri gahunda namwe ati nimba ngiye noherejwe amafaranga ati kora iki nimfasha umuntu uko nayahawe. Nimba hari ikingezeho ningihe umuntu. Nimba undi hari kimugezeho nagihe umuntu. Tureke kuvuga ngo yigema amafaranga ye niyo byari 30 cyo 20 ndayafashe nyashyize ku mufuka wanjye kuko kamera y'Imana iratureba. None nicecekerange byanjye nzabyimenyera n'ubundi byanye mbimenya ninjye ubyimenyera nose nkubeshye hari undi muntu ubimenyera se ntawe ninjye ubyimenyera. Uyu munsi ari kutubwira ngo wikorera ikarayi none ukora iki kugeza kuri uyu munsi? None zara kandi kazinyira mu mujyi wa Kigali kugenda nkashaka aho bari kubaka nk'amanuza amahetaje cyangwa amazu bagenda bavugurura nkagenda nkasaba amakazi nkahabwa ati njye munyihere ubuyede mbwikorere kwirwa nikoreye karaye ikijerekani mu Rwanda ndakigendana aho menye ko bafite akazi ndagenda nkasaba nkegera uje ubapatanye nkamwegera nkamwe ati wambabare ko nifite ibibazo nk'ibyo nyarabizuru ukanyihera akazi niyo nushaka kujya member 2 ku munsi ariko yamenya abone nikemura ibibazo byanjye kujya guhuri gusabiriza nanga ari byiza. Nubwo buzima umuntu abayemo guhiga nubwo umuntu aba abona ibyo 2 umuntu akabona nibwo ko umuntu abona umuntu ngo arasa neza ushobora kubanza neza hano inyuma ariko mo imbere narahiye narashize ari ukugendera kuki gusa ko gatika niho umutuzo nimba ari umuntu baho kwisenya gasa niho wiha umutuzo ndo wa mbere sinzi ko ari umuntu wundi wiha umutuzo nkuko nkongira ninge wiha amahoro niyo ikiceka nkibuze ndagenda nkicicikira nkituriza nkajya mu buri nkaryama nkasinzira. Nubwo niyo umuntu amamagaye akamubwira ati mbonye icyaka cyo gusuka ntago ntacyanga kuko nta mafaranga nta kazi. Nimba umuntu ambwiye ngo arashaka trefe ndayimusuka. Nimba umbwiye ngo nsuka menshi amarasta asanzwe ndayagusuka n'icyaka. Nimba umpamagaye akamubwira ati hano mfite iminsi mikuru ngwino ntekere ndagenda nkateka. Nta kazi kandi yige ibyo byose nyine Imana nibwo hari mbara nibyo cyo gufura ngenda fura kenda nkafura cyangwa umuntu akamubwira ati ndashaka uzuka nkora isuku mu nzu kenda akamubwira ati ahantu hose uremewe kwihinjira ugende winjire mu nkorera isuku mu byumba ahantu hose uhankorera kanyeza amezanye nkacaho
none yige ikibazo cya nyuma tunasoza kuba byibuze uravuze uti hari inyungu nanegereje ukagira naho ubatizwa wumva ubyicuza burya kubatizwa ni byiza burya iyo umuntu akweretse inzira nziza y'agakiza ni na byiza ntabwo byo nibyo nabyicuza ni nziza cyane kubatizwa burya nubwo nari nsanzwe mbatijwe nkongera nkabatizwa bwa kabiri ni ibintu byanyeretse ko hari ikintu cyiza cyane cyane narabyishimiye ntabwo byambabaje ntabwo ari n'ibintu nakwicuza byo kubatizwa byo narabyishimiye cyane ndagushimiye cyane ku kiganiro tugiranye hari byinshi tumenye abari bagukumbuye hari byinshi basobanukiwe n'abasuhuza cyane wabasuhuje cyane babyumvishije wakoze cyane namwe mwakoze ndetse nongera nibutsa abantu ngo ushaka serivisi y'imodoka gana Swatasi Limited ariko musigaye mufite uruganda rw'imodoka mwazamuyemo akazi zigeze nka zoza dufite uruganda rw'imodoka rwitwa Swatasi Limited rubahagana he ruba munsi ya downtown hariya ujya statistique ujya kuri gereza ndahabona ufata imodoka bakayiha akazi bakajya banakwishyura 30% mwagiranye amasezerano numva atari byiza cyane nagize njye muzamena ko clean nta kibazo naza ngakora ariko mukanyihera yakuza kumpanagura ibirahuri ujye tuzanira n'abantu rero ni company nziza cyane yego cyane ku kibazo ko ntazenya n'abantu bagura amamodoka cyangwa bazishaka aha nabo ngabamereye kukiko baraza kuza kutubwira nimero turaza kwishyira munsi muri iki kiganiro wakoze cyane murakoze cyane GASARO TV.